reka mbakubwire narakwiyamye kujya ufata abantu bose ubonye abantu ntazi simba mbashaka hehe hano wabyumvishe usanga nyoko hano nubwo uhaje ariko ngira amategeko mabusha rwose pe ngira amategeko ya boss nakuvuga iki yarambwiye boss ngo umuntu wese uzajya agera hano mabusha wambabari utanyirukanisha kwere wambabari mbwira ibyo ugira muje ku murango tujye jyamo muheke mabusha jyamo muheke n'imbaraga mfite rwose ndumva ndi umusore ugusuranco barara cyangwa urantura hasi biragaragara ko mabusha yarakaye ariko birumvikana yabuze ibyegera bye gisa na Jimmy ha mva tutitonze tudakoze akazi uko bikwiye bantu banje nzakubwira kabisa akamubwira muri bashiki banjye sinanwe wakigonda uri idage tugere nzakurangira gusa bandunguruka amana reka kuri nubwo nabimenyereye neza nyine twebwe niko tumukunze gusa nyine anshishije mu myenda kandi birababaje Mariza yatandukanye n'umugabo Daniela nabimenye ubucuti bwanjye nawe ntabwo buzagera kabitega amaso si ubundi ubu ngubu tuvuge ko abahanga atazi ko Mariza yatandukanye n'umugabo we sha byabara abakobwa nabyo biranyicura musa akazi ka boss karakorwa pe barasi babagingara ku mihanda ibyo ari byo byose icya mbere nta byo kurya bafite cya kabiri ntaho kuba bafite bari abana bakeneye gufashwa kuko byambayeho ndabizi ubwo navaga gukorera boss nkabura aho kuba inzara ikanyica nubwo bampemukiye kanze ngende ndebe icyo nabakorera ubushobozi mfite ariko hari icyo nakora kuko mana ubuzima tuzabushobora inzara imbeho n'ibi bibu biri ahangaha shamana sinzi ko tuzabivamo shamana si ukubabeshya kuko mana ubu buzima turimo ewanje sinzi ko tuzabushobora nubwo imana ikadufasha tukabona umuntu wenda utujyana mu rugo tukabona ko twarya tumaze ibyumweru 3 tutarya ewansha ndumva mu nda sinzi tu umva dore aha niho mu rugo rwose sinakubwiye ko ari kwa boss dore ni ahangaha tugende wenda waduha ku biryo weya muzi ikibazo cy'ibiryo hano ni mu biryo ubundi naturutse iwacu mpunga ibiryo ariko rwose naturutse iwacu mpunga ibiryo ariko noneho nageze hano ndabihasanga ndabivunata ntabwo nabihereza cyane
amahoro se ni amahoro kuko urakeye gusa ntabwo ari akira cyane felicitation ntabwo ari cyane wowe se none se uvuye hese kandi navuye muri salo kubohera si nk'ukuntu ukeye yego ko none se amakuru yawe amakuru ni meza umeze ute se uyu mujyi se urawubona utera ndawubona neza wowe se nanjye ndaho pesa ubibona ko nyeye se ndabibona nanjye mba ndaho musaza wawe Jimmy asigaye aba yego ko Jimmy araho arakora nyine afite n'akazi muheruka kera tukigana dusangira gahunda yego ko mana yagisugo shawara twanze se basi mwapfuye iki sinzi nanjye ikintu twapfuye ese sinkimubona sha nyine abari aho cyokoze iyo umuntu yabonye akazi buri mwe abahugiye mutwe y'abana bashoje kwiga nta kundi asigaye akora iki Imana yanjye mbona nge ikintu musaba cyose tuba mu nzu nziza nta kintu mbura sinakubaza rero ngakora iki gusa nta bushomera afite cyane mbe nawe none se ravuye ryari ngiye ndabona ngiye muheruka dukora muri siporo muheruka muri siporo ego ese kara wowe nawe iyo kwinabuze nawe urabura ngiye ni akazi kenshi akazi kenshi cyo kuba sinabarenganya nanjye mba narabuze kandi nirirwa mu rugo umva nari nibagiye kukubwira akira uri kukoza ifitemo ubu ego koko se urumva birenze birenze ego se basi ubukwe bwawe se ni ryari ni muri uku kwezi sha gusa nyine urakeye urimo kubyitegura akira kara nawe ndabona witeguye kuzambara njye nabyiteguye azanyambarira ubwo nyine mbere yo gukoresha ubukwe uzabanza udusura nzabasura shanze ndebe na musaza wawe Jimmy sha ni byiza nyine mba numva nari mukumbuye nigeze no kubaza Jimmy arambwira ngo namba yawe nayaheruka gusa nyine wanagira neza umaye akanamba kaza kongera kubaze nkaguha ni amahoro ariko ni amahoro akira uze kuza kutambuza tujye tuvugana yego nta kibazo bambe ndi bumubwire kandi nanjye nzajya nkuhamagara uzadusure ni byiza nzabasura use werekeje nanjye ngiye hano hirya mu mujyi hari utuntu ngiye kuzana ngogera sawa tugiye ngo nyine nzaza kubatumira mu bukwe bwawe sawa nyine gusa ndabyishimiye wenda musuhuze rwose mabuja tubabarire cyane ni akazi kenshi rwose ni akazi kenshi none uretse mabuja hano nubwo uhaje ariko ngira amategeko mabuja rwose pe ngira amategeko ya bosi yarambwiye bosi ngo umuntu wese uzajya agera hano mabuja wambabariye utanyirukanisha kweri wambabariye ibyo umbwira muje ku murango tujye muri siporo ni ukuri kose ibintu yarambwiye ngo umuntu uzajya agera hano noneho njye mbanza ngira ibyo mubaza ariko noneho by'umwihariko wenda kubaha we ibyo ntabyo nkubaza ahubwo ndagira ngo kubera ko yambwiye ngo wowe icyitonderwa nuhagera nzajya nkuheka ngo kirazira wowe kugendesha amaguru ni ukuri mabuja yarabimbwiye pe nzajya nzumpeka rwose hanyuma ugeze hariya kirazira kugendesha amaguru ugeze mu gipangu cya bosi ni ukuri yahita anyirukana kandi urabizi ko naje hano mbabaye mabuja niko yakubwiye se koko cyangwa urimo urankinira oya mabuja ni ukuri pe niko yambwiye ntabwo nakubeshya Jimmy nzi nakubwiye ngo ujye umeka neza ubu se nta nubwo ubyiyumviye mu mugongo njye ubusa urambasha ubundi ni ukuri kose pe jyamo muheke mabuja jyamo muheke n'imbaraga mfite rwose ndumva ndi umusore ubusa uranshobora cyangwa urantura hasi mabuja urabona mabuja
Babushaka akazi n'imiryango uje pe. Boss, namuzanye boss. Oui. Sawa. Ndaza kumuguha nta kibazo. Sawa. Boss, namuzanye boss. Mama, ufite ibiro byinshi. Sundi wa kizazi ko twageze mu. Mama, nta kibazo. Kire hasi da. Gafu, ibyo mura ni ibiki? Usigaye weka mabuja? Umugongo. Umva boss, ni ukuri pe. Reka nkubwize ukuri. Boss mukuru yarambwiye ngo mabuja akigera ku muryango aza hano ntabwo agomba kugendesha ibirenge, ni nayo mpamvu ubona nari muhetse. James mbwirira Jim aze tujye muri siporo nawe. Mubwira se tugere muri siporo. Ngo mabuja, shaze kuvuga se ko yagiye atakubwiye? Ngo agenda? Umva bugiye mvugane na boss wawe. Igo mabuja kangenda. James mukuru wawe yagiye. Ntabwo ko se yayo indege. Wiki? Yayo indege. Yabonye akandi kazi gacyashya se? Nta kintu yabimbwiyeho kabisa. Kirenje ku murango tujye muri siporo twe twahanye gando ko ku kimwe tuzakora siporo none ngo ntawe uhari. Uhageze yaje. Yego ubwo nyine reka ngiye nigendere njye kwikora siporo ngiye nyine. Hanyuma se telefone yiwe irimo inacamo ngubu cyangwa nta niriwe? Wapi yazimye kabisa. Wampamagaza usanga utari cyane. Ubwo nyine ndaza kuguhamagara dupanga akazi. Hanyuma ubwire abandi bose baza hano kandi nagisama mubwire ko ibintu arimo ntabishaka. Uyu munsi namiri buterane mu mubwire mubone. Kabisa turitoze. Imugana nimva mu kazi. Ndaza kubareba. Ewa nasanga turire. Sinshaka ko muzagaruka iwacu umusaza wanjye asigaye mbona. Tuze gusubira ariko kanijyane muri siporo sha ubwo nyine Jimmy ndamubuze. Sawa nari. Nambe ufite izi sahara. Ongewe hari imbere. Nta kibazo kabisa ndumva aho washyira. Wiriwe utese? Shaniriwe neza tumba nicatira bisanzwe. Ese bro. Oui. Jimmy bimeze bite? Jimmy bye sinzi icyo nabikubwira kuko nta makuru mufiteho bihagije nta kintu yambwiye. Nasubu koko kujya hanze ni mu buryo bw'akazi nangwa ni ku giti cye? Nanjye beruka kubona message ye ambwira ngo ubu bari ku kibuga cy'indege. Ubu nanjye nta makuru mufiteho kabisa. Yego ko. Aha, bya Jimmy kambyihorere. Ese basi reka nkwibarize. Mukora iki? Ushaka kumenya akazi dukora? Akazi dukora si ngombwa cyane ko kubwira kuko dushaka kuzakibonera mvuga amakuru meza. Turimo turagushakiramo umwanya. Yego ko. Nibyo se? Ese ubu ngewe nakabasha umuntu ko mbona mubyuka mugenda mukaza ijoro? Oya biroroshye uzakaba tuzagushakira umwanya woroshye kabisa. Niba ari mwe mugenda mugatera ntabwo nta kibazo niba nzajya nkora udusaba duke nkataha. Oya nugiye ikibazo tu. Nta kibazo. Ako ubundi bro. Ko
ko maze iminsi ifite ikibazo cy'akazi mukora akazi katumye Jim ajya hanze mu buryo butunguranye ni kazi ki mukora iby'akazi byo wibitindaho kuko uzakamenya amaje kugeramo turimo turagushakiramo umwanya aho ibya Jimmy ni ku mpamvu ze bwite ku mpamvu ze bwite ntabwo ari iby'akazi nta kibazo ubwo ngubwo kadutegereze nyuma y'icyumweru yatubwiye nibwo azatubwira ukuntu byagenze bro nta kibazo reka nisubirire mu gikari hari utuntu nari ndimo gukora naje niteguye ninde ugukubise mukubita umwasi nawe wabaye ute iyo umuntu aguhamagaye uzana n'icyo wari ufite numva guhamagara nk'uhuruza nanje gutabara oya nuko wari uri kure nawe ubundi nta kintu nyine ni ibintu nshaka tuganiraho ntacyo gafu wicare hano haguruka mwereka aho dushyira igiti ako nawe niba ari ukumbira cyane simbizi umeze neza ariko umeze neza Kevin nose gafu mu buzima busanzwe ubundi bimeze bite ubuzima busanzwe nyine bimeze neza nta kibazo Kevin none se ni birebire gusa ndashimira musaza wawe ni umuntu mwiza cyane kuko yarantoraguye ankiza imbobo zari zimereye nabi zinkubita niko kunzana hano hanyuma ibyahariye rwose pe ni birebire ahubwo tuzaba dushaka umwanya tubiganireho rwose gafu nta kibazo nyine tubyihorere niba musubije mu bundi buzima ni ukuri pe kubitekerezaho ngiye bituma ndwara umutwe gafu noneho nyine mbabarira kubera ko mbikubajije ariko nyine numvaga no kubikubaza ari ngombwa gusa ntabwo bizongera nyine niba bigutesha umutwe binesha umutwe gusa ngewe ikintu nsabwa kuba ndi hano ni ugukora akazi kanjye neza nk'uko nagahawe guteka vuba kandi ibiryo bigahira igihe mva unateka neza gafu cyane si uguteka neza gusa aho ugira uti ngo kiramo n'ibirungo akira cyane nawe uzaba umusirimu ariko bagira gutya none se gafu kugira ngo tuganire wambabariye ukambwira mbaza nta kibazo turanaganira nta kibazo Kevin si ubwa mbere ubonye nkuhamagaye gutya ngo twicare tuganire ni ubwa mbere ahubwo njye nawe nibajije nyine impamvu nyine umpamagaye ntabwo byari bisanzweho sha rero hari ibibazo nyine hari ikibazo nari ndimo kwibaza mbabarire umbwize ukuri ko mbona musaza wanjye Jimmy azinduka akagenda akagaruka nijoro bwije noneho hari abantu ejo bundi nabonye baje kumureba hano babandi wambwiye akazi yabakora musaza wawe Jimmy rero akazakora nyine nanjye mubona bucya mu gitondo agenda nkabona agaruka akazakora nanjye ntabwo mpazi nose ako gafu wambabariye ukambwiza ukuri ko wenda ko hari igihe waba ufiteho amakuru makeya
rega nanjye utagira ngo hari ikindi wenda ngo ndakuneka iki nanjye ndashaka ko nakabona nuse ukwirirwa hano mu rugo kugira ngo yarishimishije ni ukuri Kevin akazi boss akora ntabwo mpazi nako ntabwo nkazi ni ukuri pe ako se gafu nyine nibyo nakubazaga niba utakazi ikibazo umva ahubwo misiyo nubwo wenda utabinsabye ngereka nyihe Kevin noneho ngiye kujya nkunekera akazi boss akora akira akantu kabisa umva nzakugurira akantu kabwire gafu nyine nukaneka tukumva zirarya gusa urumva nyine nawe uzajya gutya amabara no gusa ubu nanjye gafu ko ngiye kuba umukire rwose nta kibazo pe gafu numunekera amakuru sibyo ukamenya n'ako akora kubera ko nabonye abantu bakorana numva barimo kuganira ndi mu cyumba ngo hari utuntu bakora nyine numva namubaza numva aranyuza hirya nukandekera gafu nzakugurira ndabyemeye cyane oya boss akorana n'abakire boss akorana n'abakire boss ndetse umva subize ko amafaranga bro ayama wowe nawe mu bubanye neza subize ko njya mugurira wenda nakuzana n'irindazi utuntu ubwo nyine nzahita nkurengerezaho nutuzanira ni ukuri Kevin njye mbaye nkushimiye utarabikora ni ukuri pe nta kibazo nawe nyine nukora iyo gahunda gusa nyine hari uturimo nari ndimo kwasa nyine inkwi kugira ngo mbone uko nteka ariko rero kamubwire nuzajya witaba uzi ko hatazaza umushyitsi hano yaza hano yaguhamagara ukegukana uzi ko ubutaha uzegukana n'isafuriya iri ku ziko njye nari ngize ngo hari icyo ubaye mabuja nari njeje kugutabara ariko mana gafuku we niba ari ukudukunda gafu kamubwiza ukuri uzabinkorera neza nubinkorera neza nabyizeye nzagukemurira ubu ngubu rwose pe mufata nka mabuja hano ni ukuri pe jya wisanzura mwampaye ikaze ndabashimiye ni ukuri kansubire ku kazi kanjye igenda nishoni mabuja banje kudutumiriza inama aho wigeze ubibona se ntarito Meze mutezi? Ni karibu kabisa. James nizere ko ibyo nakubwiye agomba kubikora nta muntu n'umwe uri hano Yego mabuja kabisa nabitunganyije ariko wa mukozi arahari reka nshaka umutumwa Regerana nawe wicara n'umugabo tuganire twegeranye ubundi mwe basha Gisa rero ko muri hano mwenyine mabuja
Gisa yatubwiye ko uyu munsi ataboneka ariko ejo azaba ahari. Ase ubundi mwembi namwe nta muntu Jimmy yabwiye hagiye. Mabusha ntabwo tuzi aho yagiye. Sasa rero Yes muje. musigaye munsuzugura. Kuri inshuro muza akazi mbazaniye. Oya muje. Oya muje. Se ni iyihe Mabusha? Sasa rero Yes. mfite abakiriya bakeneye imizigo imeze neza. Yes muje. Vango ni mugoroba. Ndibo bereka abantu muri bujye kunzanira imizigo imeze neza. Maramwiteguye? Yes. Kumva mbona ariko musa nk'abadagishaka kunkorera. Ntabwo ushaka turagakora. Ntugire ikibazo cy'amafaranga. Wasiko gafuko nasaze maze guta ubwenge bigeza ni gute bosa ntuma nkagenda nta mafaranga ibi ntago bibaho kansubire kumwaka amafaranga se nayo igihe njyanye Ntugire ikibazo cy'amafaranga. Amafaranga ndagutaba vuba cyane. Hanyuma rero hari ahantu ngera ngiye kujya. Ngira ngo marane bana ko ari kumpamagara. James. Bamba na mukuru wawe Jimmy asa nk'uwakwangisha kuko mba muri uri mu kazi umeze nk'utakarimo. Ariko ko no kuri iyi nshuro zere kuri buze kunkora akazi kanjye neza. Wabyumvishe? Yes Mabusha. Sigare muganira. Yaraho ngiye turaza gusubira kuri telefone. Yes muje. Tugomba gukora akazi turi serious. Uko uzanye iby'imikino wakisanga muri ba bandi. Kandi muri koko Mabusha yarakaye. Mu mwanyuba. Sawa, nizere ko muri ready. Biragaragara ko Mabusha yarakaye ariko birumvikana. Yabuze ibyegera bye. Gisa na Jimmy mva. Tutitonze tudakoza akazi uko bikwiye. Bantu bandi. Ni danje. Gafuko wenda kwitaho.